tuje imbere yawe. Imana yitwa Rurangiza rwa Burundu. Imana igira ibintu irangiza mu buzima bwawe. Imana igira ibintu irangiza ku bana bawe. Imana igira ibintu irangiza byakwizitize. Ibyakwizitiye Imana ibirangiza. Turacira Ramanuza azasengera umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana amanuka mukomera Imana amashyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye yuko uri Imana, izina ryawe nirihimbazwe. Twapfukamye imbere yawe dusaba umwuka wera, kandi umwuka wera kugira ngo aze bisaba yuko twumva ijambo ry'Imana, tukagabanya ubusabe bw'ibiryo, tukagabanya ubusabe bw'ubundi butabazi, kuko umwuka wera yaje aje ashoreranye n'ibyo dukeneye byose. Twamusabye muri iri teraniro mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware. Uyu mwuka wera yigeze yatuma indogobe ya Baramu yerekwa ubwo yari ari mu nzira ajya kuvuma ubwoko bw'Imana, ngo agere mu nzira, ageze mu nzira ngo marayika ahagarara mu nzira, abambira inzira, ngo indogobe ibura inzira, ngo ibura inzira, ngo yubama hasi kandi ihetse nyirayo. Haleluya! Mana ndagushimiye, utubabarire kugira ngo indogobe zidutanga kwerekwa, twebwe abizi ijambo tutarerekwa twaba dusebeye mu rukiri, ariko dusabye Imana ngo ikore ku maso yacu turebe mu izina rya Yesu. Ngo marayika ahagarara mu nzira aramubwira ngo nzanywe no kugutangira, kuko mbona yuko ugana inzira yitwa kurimbuka. Biboneka yuko umuntu utuzuye umwuka wera, udafite amaso areba, ashobora no guca mu nzira ijya kumurimbura kandi atabizi. Dusabye Imana umwuka wera. Impamvu yindi dusabye umwuka wera, ntabwo umuntu yagusenga apimiranye iminsi yose ngo azarame. Niyo mpamvu abantu bananiwe gutura, ni ukubera baturira iyo batareba. Niyo mpamvu abantu bananiwe gusurana, ni ukubera ko iyo basura batayibona. Ariko hari umuntu wayibonye witwa Aburahamu, ngo yibone iseseka yiwe, ahita abwira umugore ati mubage ikimasa. Haleluya! Uyu yari abonye Imana. Niyo mpamvu musura akavuga ati mumubagire inkoko, ni umukozi w'Imana. Kumbi yarangije kubona Imana, ntari kubona umukozi. Narisabye amaso areba Imana, narisabye umwuka wera udushoboza kureba Imana. Shaladi konse enimanda. Imana yitwiye amahoro, Imana igira neza. Shatika. Niyo mpamvu watuye amazi, akazana agakarito k'amazi agatura, akigendera ngo nuko bavuze ngo inyuzaho. Bakavuga ngo inyuzaho, agahita atura agakarito k'amazi. Bamubwira ngo iciye ahangaha, agahita azana ibase agatura Imana. Ariko aramutse ayibonye, narava yaje agendamo yahita ayiha Imana. Tiradikose, twari dusabye amaso areba Imana, kandi yarazanwa n'umwuka wera. Tugiye gukura muri iri jambo, tugiye kumvana umugaragu wawe wabaye igitembo, nawe umunyuzemo amazi kugira ngo imitima yose inywe kandi ishire umwuma. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Alexis Murwanashyaka, ADPR Muhima, nkuko ni peresanse raguru. Ndubatse, mfite madamu na sozi iyereka ahantu bita biretwari, ariko tugasengera ku Muhima. Icyakora madamu ni umuririmbyi k'umukenke muri paruwasi ya Gasave. Imana ibaho umugisha. Muco wacu ADPR dukunda kubanza gushima mbere yuko twigisha aba banyabwenge. Dushimiye abakozi b'Imana uyoboye n'ino teraniro, dushimiye n'abandi bakozi b'Imana, abadiyakoni, hari n'abakozi b'Imana bakunda kutwakira mu yindi gahunda imbogisi. Dushimiye werarisi, dushimiye abaririmbyi, dushimiye n'abandi bakozi b'Imana muri mu iteraniro, abahanuzi n'abatumishi. Dushimiye abakristo n'abashyitsi mwese. Imana ibaho umugisha.
njya kuva mu rugo madamu yambwiye ngo mbasuhuze ni mwakira intashyo za mushiki wanyu na mukazana wanyu. Abo tutabanye ku cyumweru nimugere gutya turebe, kuko ku cyumweru nigishije hano nagira ngo menye uburyo ndi burekureho ubuhamya. Ni hafi ya bose. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho ni 30, igice cya 30 plutôt. Ibice nta muntu wabisoma ngo birangize. Igice cya 30 umurongo wa 22. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 22. Iki cyumba gifite imbaraga kabisa. Nkunda kwigisha abantu benshi iyo nje mu iteraniro nkabona abantu biranezeza. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 22. Umutwe w'amagambo hari ijambo rivuze ngo Rasheli abyara Yosefu. Namwe niko handitswe. Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Asama inda abyara umuhungu ati Imana inkuye igitutsi. Amwita Yosefu ati Uwiteka anyongera undi muhungu. Siko handitswe. Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Asama inda abyara umuhungu ati Imana inkuye igitutsi. Amwita Yosefu ati Uwiteka anyongera undi muhungu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ngiye kubaganiriza ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana, Imana yarangiza ikanakumvira. Kwibukwa n'Imana, Imana yarangiza ikanakumvira. Niryo ngiye kubaganirizaho uri note ndajya ndigarukaho. Ubwo analize ashobora guhita avuga ati se Alexis kutubwiye ngo Imana twibuke nirangiza inatwumvire, Imana yacu iribagirwa. Analize ashobora guhita avuga ati se Imana yacu irenda yatwibuka iribagirwa. Imana yacu dukorera yitwa Uwiteka ntabwo ijya yibagirwa cyane ko idakiranirwa. Ahubwo ari igihe bikuretseho gatoya inzara ikakurya, ikabikuretseho gatoya ubushomeri bukaba bwinshi, ikabikuretseho gatoya ugasohorwa mu nzu, ikabikuretseho gatoya ukarwaza abana, ariko igihe kigeze ikugarukaho yarangiza ikanakumvira. Mbifurije kwibukwa n'Imana, Imana yangiza ikanabumvira. Bwana sifiwe. Imana ikabanyibukira mu buryo bw'umwuka, ikabaha imbaraga zinesha bya byaha, ikabanyibukira no mu buryo bw'umubiri, kuko n'Imana ikorera hose icyarimwe. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma 8:32 yaravuze ngo mbese ubwitimbanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, aravuga ngo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Imana ibanyibukire nirangiza ibumvire. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu mubyeyi dusomye mu gitabo cy'Itangiriro ni umubyeyi witwa Rasheli. Twese turamuzi. Afite umutware witwa Yakobo, cyangwa yari afite umutware umugabo witwa Yakobo. Bibiliya ivuga ko Imana yaramuzibye inda ibyara, ariko agira ikibazo cyo kutabyara bitewe n'ibyaha yakoze, yibye ibigirwamana kwa Serabani. Nagira ngo bibutsa yuko ibyaha dukora bitugiraho ingaruka. Umuntu kandi yabikoze arabyihana, Imana ikamubabarira, ariko ingaruka zikamugeraho. Niko no kwa Dawidi byagenze. Dawidi yakoze icyaha cy'ubusambanyi, arangije yohereza Uriya ku rugamba, araraswa arapfa. Imana imutumaho umuhanuzi witwa Natani, umuhanuzi w'umunyabwenge. Amucira umugani, Dawidi uramufata, aca bugufi arezwa, Imana iramubabarira. Ariko ingaruka z'icyaha Dawidi yakoze zimugeraho. Umwana wavutse arapfa, Abunoni akinda mushiki we Tamari, mu Kinyarwanda cyumvikana afata mushiki we bavukana. Abusalomu akubita se kudeta, isarahunga. Cyaha abateoloji b'abahanga bavuga ko ari nacyo cyafashe umuhungu we witwa Salomo agatunga abagore 1,000. Icyaha ni ubugome. Icyaha umuntu arakihana akababarirwa, ariko ingaruka zikamugeraho. Nicyo Rasheli yaziraga. Yibye ibigirwamana kwa Serabani, ise ngo abura ibigirwamana bye, ngo akurikira Yakobo, ngo aragenza mu mahema hose arabishakisha arabibura. Rasheli ngo yarabyicayeho, ngo amugezeho, ngo Rasheli aramubwira ati ntumpagurutse
ati muri kino gihe abazungu baransuye ntabwo nahaguruka. Ega hano harimo n'abaduze tugomba kujya duca no mu migani. Kandi ibyo yari yicariye yari abizi. Nagira ngo mbibutsa yuko ibyaha umuntu akora ababizi. Nubwo tuba mu madini n'amatorero bakaduhanurira amahoro, kandi turi abanyabyaha, dukwiye kubanza gutereta Imana ikaduha imbaraga zinesha bya byaha. Amahoro Yesu azi ko tuyakwiriye. Wanasifiwe. Ese ni gute bakubwira ko ugiye mu Bushinwa usambana, babanze bakubwire kubanza gukizwa? Imana iho umugisha werarisi yabanje gucishaho uwo mwanya wo kwezwa. Ni gute bakubwira ngo ubonye promotion mu kazi kandi nakurimo wirwa wiba abaturage? No, banza ukizwe, ibindi Yesu azi ko ubikwiriye. Barakubwira ngo Imana ngo igukoreye ubukwe ngo n'abazungu barabutashye. Batashye ubuhe se ko uhora usambana 3 mu mwaka, ko uhora ubwikorera ubundi butegereje n'ubwiki? Barakubwira ngo Imana ikuzamuye mu ntera ngo iragutisuye ngo ikuzamuye mu ntera ngo ikurije indege ngo ugiye mu Bwongereza. No, banza ukizwe, ibindi Yesu azi kubikwiriye. Imana ishimwe koko mutuje. Kandi no kuri impaye rimeze neza, ndari gusubiza rimeze neza. Uri impaye ryaka umuriro, ndari gusubiza rwose rimeze neza. Imana ishimwe koko mutuje. Amen. Yo maguruka mbaga ntirizo tayini wi. Ni imifuka 6 y'umuceri. Mava uti wi mutivuga mwana. Yo maguruka mbaga ntira ni perimeshe 3 muti wi mutivuga nka 20. Ariko reka mbabwire. Mu gitabo cy'imigani 28:6 nibyo nigishije hano ku cyumweru ejo bundi. Hari ijambo Salomo yaravuze ngo umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge nto cyaba ari igikire. Umukene ugenda ari inyangamugayo akaba yaributswe n'Imana akaba akiranuka aruta ikigenge nubwo cyaba kijya mu Bushinwa ariko ari igipagani. Mbifurije kwibukwa n'Imana. Amen. Imana ibanyibukire ibampera imbaraga zinesha bya byaha byitwa inyongobeza bugingo dukorera mu rwihisho. Umujinya, ishyari, kwitukuza, urwangano, kwanga nyoko bukwe, kugambanira abo mubana mu gipangu, kugambanira abo mukorana mu kazi, kwigira nk'igishyitsi aho utuye. Ndinginga Imana ngo itange imbaraga zinesha bya byaha, itwuzuza umwuka wera, ijambo ryayo riba muri twe rigwiriye rifite imbaraga n'ubwenge. Rasheli abesha Yakobo, ariko nubwo yabesha Yakobo ntabwo yarabesha Imana. Ushobora gushushanya abigisha, ugashushanya abadiyakoni, ugashushanya abaririmbyi, ariko Bibiliya iravuga ngo ibyo dukorera mu rwihisho bitwikure nk'ibyambaye ubusa imbere y'izatozi yo twakoze. Dukwiye kubera amaso ubugingo bwacu. Hano harimo amadini n'amatorero atandukanye, usibye 2 nabonyemo batarimo abahamya ba Yehova n'Abisilamu. Ahandi harimo amadini n'amatorero atandukanye. Muririmbyi yaravuze ngo buri muntu wese mu itorero rye abo weshejwe muri ryo. Mu idini ryawe wirinde icyaha n'igisa naco. Mu idini ryawe ubane n'abantu bose amahoro, kuko Imana ikunda umukiranutsi. Yesu ashimwe. Kandi twese iyo turi mu nzu y'Imana tuba twigwanditse tumeze nk'abamarayika. Tuba twifashe neza nk'abatagatifu. Umuntu anagusitayeho mu rusengero wavuga uti I'm sorry, unsitayeho utabishaka, ariko agusitayeho mu itumba akanduza baze yawe waraye uvuye kuyimeshesha, akanduza congo yawe uje mu iteraniro rya mbere, wahita umubwira utumuziga bari nka kera naguhereza ikofi. Imbuto zikaba ziragaragaye. Kandi abo twabanye ku cyumweru narababwiye ngo Satani ntabwo ajya higa impano, ahubwo ahiga imbuto. Impano ntacyo zishakaho. Impano yakura kugahanura ariko ukabeshyera Imana ngo iravuze kandi itavuze. Yakura kukamenya kubwiriza neza ariko umuntu yakuguriza amafaranga ukayamwambura, imbuto akazinika. Yakura kukabyina neza kandi kubyina, kandi iyo mirimo byose mvuze ni myiza. Kubyina ni byiza, guhanura impano zahanuye ngenda meze neza. Yakura kukabyina ariko akakuniga ntiwere imbuto, ukajya ukorera Imana umeze nk'intumbi mu mwuka. Kandi Satani, Imana idutabare, kandi Satani ntagiteza abakirisitu kugwa ngo bave mu rusengero, ahubwo asigaye bareka bakagira ahantu bateranira bakanasenga bakanaririmba, akwanigira mu rusengero. Umuntu akaba mu nzu y'Imana ameze nk'intumbi, akaba mu nzu y'Imana yanga nyirabukwe, akaba mu nzu y'Imana atakundana n'uwo bashakanye, akaba mu nzu y'Imana agambirira guta urugo rwe, akaba mu nzu y'Imana aterekera amaso umugore utari uwe cyangwa umugabo utari uwe. Kandi twe twamubona agenda na Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo tukagira ngo arajya mu ijuru, naho kumbi ntaryajyamo kereka niba ari ry'igitaramo. Ndi ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana, Imana yarangiza ikanakumvira.
kugera ku rwego abagabo muri hano mu iteraniro muzamura ikiganza hano, utari umugabo we ntakizamure. Kugera ku rwego umugabo aba abyaye 5 6 agasiga iposho y'ibiceri 700 asigaranye 40 ku ikofi, kandi akabeshya ngo arajya mu ijuru, ntaryo kereka niba ari ryo kukamunyi. Kugera ku rwego umugore ahabwa iposho y'ibihumbi 5 akirwa ahamagara abagore barenga 8 bameze kimwe, ngo noneho si umugabo mfite, ngo ni ishyano, ngo ko ngo meze nk'uwapfakaye, ngo yansigiye ibihumbi 5, ngo ubuse ngo ndayagira gute, ngo nta mugabo ngira. Kandi uwarimo abwira ayo magambo nta nubwo bamusigiye 1000. Akirwa avuga ngo ameze nk'uwapfakaye, bamuvuga akirwa ahamagara abakozi b'Imana mu nsengere, amagambo yazengereje, guma hamwe urwishigishiye ararusoma, nta wakurenganya, ntabwo ukijijwe. Kandi abantu benshi muri kino gihe barasenga, barahanura, barabwiriza, barabyina, ariko imbuto bera zigaragaza ko badakijijwe. Imana idufashe. Abacuranzi muri no fase ni muzamura ibiganza mugire gutyo. Umwe mu iteraniro nta bandi bacuranzi barimo, mugire gutya tureba 2 3. Aha, Imana ibaha umugisha. Ngaho nimunyereke Bibiliya zanyu, apana izo muri telefone. Imana iguha umugisha. Uriya musore w'umupira utukura, mukwiye gukizwa, ariko mwaza no mu materaniro mugabo mufite Bibiliya. Ubu ni mu mibyizi, wenda muje mu iteraniro muvuye mu kazi, ho nta kibazo. Wenda mushobora kuba mwaje mu iteraniro muvuye mu kazi, ukavuga uti reka nideporase njye kumva ijambo ry'Imana. Ariko umucuranzi wese akwiye gukizwa kandi agatunga na Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Ku cyumweru akaba afite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, kandi si ukubitunga gusa, umuntu agakora n'ibyaryo, atari ugupfa kuritwara gusa no gupfa kuribwiriza gusa, kandi umuntu atarahindutse. Kuko mbatunga rumwe eshatu n'inge zireba, igikumwe kivuga giti ibyo uvuga n'ukuri. Dukwiye gukizwa, naho dutuye bakamenya ko turi abakiranutsi, naho twiga bakamenya ko turi abakiranutsi, naho tumovinga tugenda n'amaguru bakamenya ko turi abakiranutsi, kuko Imana ikunda umukiranutsi. Bibiliya yavuze ngo yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye, asama inda abyara umuhungu, ati Imana nkoye igitutsi, amwita Yosefu, ati Uwiteka nyongere undi muhungu. Abahanga Imana ntiyamumwongeye, yaramumwongeye witwa Benjamin. Imana ikunyibukire nirangiza inakumvira, ikunyibukire mama, ikunyibukire papa, ikunyibukire mushiki wanjye, dore upfushije ubukwe 6 7. Imana ikunyibukire nawe igushyingire, kuko ntabwo Imana ijya yishimira kubabaza umuntu iteka, ngo naho yamubabaza ngo ariko izamugirira ibambe. Ariko hari igihe mubabaza ikamubabaza, inzara ikakurya, ikakubabaza ugasohorwa mu nzu, ikakubabaza ukitwa umurozi kandi utaroga, ariko ikomeza kubera amaso ubugingo bwawe, Imana ikugarukaho. Kandi icyo nkundira Yesu, ashobora kukubabaza imyaka 10, yaguteturura icyumweru kimwe akakwibagiza imibabaro yose wabaye. Muhereze icyubahiro, mukomerere n'amashyi kabyara abahungu n'abakobwa. Ugira ngo se twese Imana ntiyatwibutse? Uzi abapagani bari hanze barimo guhekenya amenyo? Uzi ab'inzoga zamennye amaso n'urumogi n'ubujura n'uburaya, abo Yesu yibutse akabaha agakiza? Nimwongere mumuramburira amaboko, mumukomere n'amashyi kabyara abahungu n'abakobwa. Nanjye Yesu yaranyibutse, aranyibuka mbere yuko nkizwa nari umupagani rwimbi, ugukubye inshuro 2. Ugukubye inshuro 2 wowe utarakizwa, kandi nawe utarakizwa nge nari umupagani ugukubye inshuro 2. Se muri iri teraniro hari umuntu byibura wigize akizwa yarageze ku rwego rwo kwibaradi yivuga nyirayo yarimo kuyicuranga? Ubuse muri iri teraniro hari umuntu byibura wari ugeze ku rwego rwo kurara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama hari? Ntarakizwa nari ngeze ku rwego rwo kurara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama mpari, bamara gusinzira nkabiba basinziriye. Hari n'abazaga kuryama mbere yuko baryama bakabanza bagatikagurana nkabategereza kugira ngo banze biyunga, bamara kwiyunga nkabiba nijoro basinziriye. Ariko mpuye na Yesu aranyibuka, arangije aramfata angira uwo ndiwe muri kino gihe. Imana
yaranyibutse inyiza urumogi, nanyweye urumogi rwinshi ntarakizwa muri 98. Nanyweye urumogi rw'amoko 4, urwitwaga ijisho na sangirene n'umutwe, ikivunga cyo cyanywaga abarezi cyo bita rw'abadage, njya nakatsi kitwa mayirungi yo namaraga kukarya nashizeho amabura 3 y'urumogi rwitwa sangirene majiye kurucoma. Narabanzaga nkarutotora imbuto nkazita hasi, ibyatsi byitwa ikivunga nkabikuramo, nkahita ndoringa muri rejya, nkaruroringa nkarucoma, nkahita ndenzaho imiti 6 yisigara yitwa intore. Yo namaraga gucoma ngiye hanguva ni swingi, nahitaga nkubita icyo bita rampingi, yewe nkagenda ntakozeho kugira ngo ntatoneka isi. Ariko muye na Yesu aranyibuka, aramfata magakiza, angira uwo ndiwe muri kino gihe. Yo nibutse iminsi yanjye ya kera, ndaturika nkarira, nkabwira Yesu ngo uko wangije kuramaze. Buse muri riterano naburamo abajyama nka 3 cyangwa 4 Yesu yakije urumogi. Hano ku ruhimbi ntago naburamo umwe. Buse naburamo umuntu Yesu yakije itabi. Buse muri riterano naburamo nk'abandi nka 2, abibo Yesu yakije isigara n'urumogi, ni muyihereze icyubahiro. Mbonyemo n'abakobwa twari babi, ariko turashimira Yesu watwibutse akaduha agakiza. Imana ibanyibukire igera no mu miryango yanyu itangamo agakiza, kuko icyatumye Yesu yerekanwa kwari kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Nigize kurunywa ndarumeneka nge cyo bita hanguva, njya amaswingi ni furi ni horo ni izunga, ndameneka ndacomoka, gucomoka n'ukugenda. Iyi ngendo bayita kudatoneka isi, ngo ngere mwirigara mpita nkumurirayo na dogiteri ni umupushayi, umucuruzi w'urumogi. Ni mwana rayani ati yego genge nturamena se, ati ndakumena nturamena ku ihene se wayimenye, ihene ni senkisi. Ndashimira umwami w'abami, ibyo amapingu yananiwe, ibyo gereza zananiwe, mubihereze Yesu. Yesu niwe chef d'état major mukuru ufata abanyabyaha. Gereza nafunzwe inshuro 73, namba ya mapingu, nafungiwe peseka 19 satarani, nafungiwe hano hirya Kicukiro ntashatse kuvuga, nafungiwe Igikondo, nafungiwe Kimironko, nafungiwe ku maburigade atandukanye, nafungiwe ku masegiteri, cyo gihe byara amasegiteri biranga, nakubiswe inkoni biranga, ariko mpuye na Yesu aranyemeza, angira uwo ndiwe muri kino gihe. Ndashaka kuburira umuntu utarakizwa, ndashaka kuburira umuntu waza ari umurokora akagwa, ngwino vinyuma y'urugo winjire mu rugo imbere ndani, kuko muri Yesu niho harimo ubuzima. Usa duhuriye mu nzira sinkubwire ko nari igisambo wapfa kubimenya, duhuriye mu nzira sinkubwire ko nanywaga urumogi wapfa kubimenya. Abo twabanye ku cyumweru ku ruhimbi naberetse ifoto yanjye ntarakizwa, nari mfite amajigo manini angana nk'ayinka, mfite iminwa minini ingana nk'iyinka y'imfirizoni, amaso yarabyibushye angana nk'iki gipfunsi. Ndashimira umwuka wera ko yaminwa yashubijeyo, y'amaso Yesu yayasubijeyo, ni umwami w'amahoro. Ndinginga Imana ngo dushoboze gukomeza kuyubaha, twirinde icyaha n'igisa nacyo, dukomeza dukiranuke, kuko ibyo Yesu yakoze nibyo byari bikomeye, nibisigaye nimuhumure azabikora. Munsi ntazibagirwa n'umunsi nigize kwiba umuyobozi umwe, ndamutwara mwiba 3 miliyoni n'igice ku butubuzi, kandi nyamutwara yambaye uniform. Nta mutwe n'umwe ntibaga, waba uri police, waba uri igisirikari, waba uri lieutenant colonel, waba uri majoro, naragutwaraga nka kwiba. Mujya mu bantu bitwa batubuzi, kumva amafaranga yahindutse impapuro, telefone igenduka isabune cyangwa ibuye, ni ngiye wabikoraga. Kandi ubwo niyo naguhaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabone n'icyo umeshesha. Ubundi nagukagikaga igitiritiri cy'ikigori n'itafari, yagera imbere ati byahindutse, bati biki, ati amafaranga impapuro, ati telefone ibuye, ati ntangiye guhuma, bati taha yakwemeje. Nta burozi bwabagamo, ni ubumenyi bwo mu mutwe n'abadayimoni benshi, nta burozi nzi pe. Maje kuzimutwara hashize nk'ibyumweru nka 3, nari nibye inspector of police. Abari inyenyeri 2 muri police, mu gisirikare naho bare 2, ariko mu gisirikare bare twariye 10.
mvuka mu gisirikare n'igipolisi, nta ranka na rimwe ntazi, n'ubu bose barakora. Cyakora harimo umukuru ugiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko ndiwe baracyakomeje akazi. Hashize nk'ibyumweru nka 2 mfatirwa kwa mukanga ya mu Gatsata aho nakiriraga biyari 2001. Nshiduka CID 2 zagose biyare, nshiduka bateruriye hano inyuma. Muze afite abahungu bazi gufata, ari ukuntu bateruraga hano inyuma ipantaro igahinduka ikabutura, babyita umuneneko, icyo bita gutera ijeki. Ndashimira Imana, ndashimira Imana yankijije gereza ikangiza amapingu. Nimwongere muyimpera icyubahiro, muyikomere n'amashyoka byara abahungu n'abakobwa. Naho abavuga ngo ntimugatanga ubuhamya ngo muba murimo kwimena inda, iyo ni logique, ni spirit yawe, ni logique, kandi iyo logique ituruka ku badayimoni. Ngo ntukajye wimena inda, ngo umugabo nkawe ngo ufite ijambo ry'Imana ryinshi ngo burimo kwimena inda. Iyo nyimennye kari yanjye ni yawe. Nge Yesu yicaye muri nge, kubwira abanyetorero ko Yesu yambabariye numva ari fieri kuri nge. Hari n'uwambwiye kera ntari nakora ubukwe, arambwira ngo nta n'umukobwa ngo wakwemera. Aranyumvira ngo nta nkumi yakwemera. Inkumi na Yesu yarambengutse nkanswe umukobwa. Ngewe nereta nta nubwo nigize mbengwa, oya nereta ntago nabenzwe pe. Na Teresi witwa Jacqueline Nyirangiro nsanga, ni umuririmbyi muri korali yitwa Havira ikurikirana na Serowamu ADPR kumukenye muri Paruwasi ya Gasave. Mutereta mukuye muri iyo korali nyisura mu basengesho n'iteraniro ryaho ryo kwa gatanu no ku cyumweru. Icyo kiragira ni umuririmbyi rwose. N'ubu mukanya saa 11 nta mukozi mfite, ndashaka kunyaruka nkajya kureba ababebe dufite, akajya muri komisiyo. Nimvuga komisiyo abaririmbyi mareta mu byumva. Na abaririmbyi bashobora guhagararira korali y'abaririmbyi 120 ari 6. Naramuhamagaye kuri telefone, nti Jacqueline ati karame n'igihe cyo gukora ubukwe kirenda kugera, uranyemera nzakugira umugore? Nge namuterese kijyama, ntabwo nigize ntereta nkuko waterese. Arongera arambwira ati subiramo, n'igihe cyo gukora ubukwe kirenda kugera, uranyemera nzakugira umugore? Arambwira ati ahubwo waratinze kubimbwira. Nuko ubukwe bwahise butaha. Bibiliya mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera bikaba birashize. N'ubu nandikiwe kumuhamya 3 mu cyumweru. Yo mbumuhaye akuramo amarinete akarira kigaragura hasi, ati ndashimira Imana yakumpaye, ati yo nkubengana ari kuba mfite abadayimoni nk'icyatanu. Akarira, abagore banini rero barira nk'abana. Akarira ati ndashimira Uwiteka wakumpaye, ntirirasha ntirira ikidamange, ntirira Yesu yarabyemeye. Nakoreye igiterane i Bugesera, mabukwe ni hatuye mu murenge witwa Nyarugenge mu karere ka Bugesera, wambutse ku Ruhuha. Makorera igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge, ndigisha nkoze kubuhamya mabukwe yari ari muri icyo giterane, ahita yiterera hejuru abwira abanyetorero ati ndashimira Imana ko yampaye umukwe ufite amavuta. Yumvishije ubuhamya gusa. Baramanukana bamvanye mu Gatsata kwa Mukangahe, bangejeje ku kiraro cyubatswe n'abasirikare. Nari ncagawe n'abantu barenga 400, abantera amatafari bati ni mukice, abantera amabuye bati ni igitubuzi ni mukice. Ngeze ku kiraro cyubatswe n'abasirikare kiva mu Gatsata kigana muri ofisi, barakwega cyane, bakweze ipantaro ihita ishwanyagurika, bajya kumfunga nambaye gakabutura konyine k'imbere nafunze na karuvati. Urumva icyo gisebo? Nibaga nambaye ikote nafunze na karuvati. Nkunda karuvati, iyo ntatinya izuba mba nambaye ikote na karuvati. Bangeje muri ofisi nkikubita amaso mpita mbona na inspector of police nibyo. Ahita abwira komanda uyu nguyu niwe wanyibye. Yahise avuga ijambo rivugirwayo ntashatse kuvugira ku ruhimbi, ahita avuga ngo uyu niwe wanyibye. Komanda ahita amubwira ati ni igisambo ruharo. Bazana igitabo banyandikagamo, nitwaga rasita kandi nta musatsi ngira. Barabara batakwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako agira, gusoresha abaturage adakorana na leta Nyamabuye mu Gatsata, gukodesha amazu atarayanjye. Nari mfite imfunguzo 700 nacurishije. Umukino witwa iz'ubwenge, gutanga akazi ntako ngira. Najyaga mvana umuntu i Kigali tukajyana mu majyepfo akagurisha inka niyayo, nkamugarura kwa Rubangura amubwira ko ngiye kumwinjiza mu kazi, nkamuta hasi nkahita nigira muri etaje ya 6. Akabyina akahabyinira nk'isaha batitaha yakwemeje.
kuranguza mu mangazini atarayange, umukino witwaga rukusubire, gucanga ikibiriti umuzungu narara, disantere kiruhura, n'impande yo ku muhimano bita ku ikorosi, gutera igishyimbo bita kubukisha inka, amaboyi. Barabara basanga mfite dosiye 21 muri polisi. Bankubise inkoni zo mu birenge ndirahira nti data na mama n'abapanekote mu karere ka Rulindo bati iby'idini ntabiba hano. Barakubita niza sekondari kuri apa Kitumba bati kwiga ntabiba hano. Saa 9 z'amanywa Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha wese agushije ishyano. Saa 9 z'amanywa barampakira banzana hano hakurya muri Kicukiro, bamfunga amezi 9 mfite ibiro 93. Nsohoka mfite 31. Gereza yitwa Isheni. Uwo munsi nasohotse nciye Isheni, narafunzwe ndenga gufungwa, ndongera ndanafungwa. Nambaye amapingu akandonyi, bankubitira imbere, bankubita inkoni zo mu mutwe, nabaga nibyo umuntu ukomeye biranga, ariko muye na databuja mwiza witwa Yesu aranyibuka aramfata. Ndasoza mbabwira uko Yesu yamfashe. Uwo munsi nasohotse nafunzwe mfite 93, nsohoka mfite 31. Uwo munsi nasohotse mfite ibiro 31, ngeze ku Kimisagara kuri elegitorogaze, nsanga umuntu arimo aracuranga radio sonoteke, mpita nyimwiba irimo no kuvuga. Uwo munsi navuye muri gereza. Erega nabonyemo umwana hano nshobora kubanza kera muyoboye mu barara, kandi niba utarakizwa ukizwe kuko ntago mperuka amakuru yawe. Uyu mwana muzi nyoboye abarara, uyu w'inzobe wabaye umugabo, haguruka sha, haguruka nta soni bituhaye. Muzi ubundi najyaga ongera wicarira, najyaga nkubona kuri ADPR iwacu ku Muhima, jyuza ku wa mbere uko uzajya ushobozwa, ujyuza ku wa mbere. Ku wa mbere ni naho nzigisha mu cyumba cyacu cyo ku wa mbere. Aha, ngeze ku Kimisagara nsanga umuntu arimo aracuranga radio sonoteke, numva dayimoni aranyongora arambwira ngo mwana Jameni ntiwinge, ngo abaturage bose barapfuye ngo nawe muzimu uhari nte, ngo kandi ngo polisi ngiguhora ubusa nte. Dayimoni arashukana akambwira ngo polisi mpora ubusa nte, ngo kandi ngiri ya radio ngo nyirayo wayimwiba yarapfuye nte. Ndomboka gake y'agatotsi kari kamutwaye menya ari nk'umuzamu w'ijoro, radio ndayigabanya nsubira inyuma. Numva dayimoni aransunitse ngo ninsubire nyifunga yarapfuye, mpita noneho ntera Rolante. Ndashimira Imana ko tsigaye ntera Rolante njya kuyikorera. Radio mba ndayifunze, nyifunze habaga insina yitwa ikinyengurube, habaga akazu k'amazi. Mba ninaze muri ya nsina, abayikoreje hejuru ati radio yanjye barayinyibye kandi yavugaga. Haba hageze abantu nka 20, baramubaza bati tubwiza ukuri, wavuye hano cyangwa ntiwavuye? Aciza ati nukuri ntabwo nahavuye. Batubwo ni igisiga cyitwaye. Abandi bati ntabwo igisiga cyatinyuka radio irimo kuvuga. Bahana sinye ngo bajye sodeparari niho umujura yijyanye, mpita nyikuramo nyijyana mu Nyagako kindayibaheza. Uwo mukino witwaga ubukumbyi. Nigisha korari abatoranyijwe ku Kimisagara, narabigishe mbaho ubuhamya, byari nka saa 5 z'ijoro. Ngiye kumva numva umuririmbyi abwiye mugenzi we ati mpereza ishakoshi yanjye atubwirize nyifite. Atatanyi basha. Perezida w'iyo korari yitwa Andere, ayiyoboye manda nyinshi, ahita agira ifuhe. Nari mpamaze icyumweru nahigishije, ariko cyumweru amateraniro 2, nkomezanya na Niba nigisha Niba nimigoroba ku bakozi bataboneka muri Niba. Abwira ko tumwigisha amaze icyumweru hano, ababwiriza baho ubuhamya, ntimwari mwizera. Muririmbyi atambwira ati byihorera, ati Bibiliya iravanga umuntu akizwa ariko agira n'ubwenge. Ati ndangaye nkahumiriza gato yahita nyemeza. Izo ni ingaruka z'ibyaha. Hari naho nigishe Nyagatare, ndimo nganira n'umudiyakoni dukora debanshoje iteraniro, ndamubwira nti nari nzi gukora mu mufuka, ntitwarahuraga nkaho umufuka nkahita ngutera dedwa, ngiye kugenda ahita simbuka ati buratse kugenda ndeka amafaranga yanjye arimo. Aturahuje shati ngira ubwo. Izo ni ingaruka z'ibyaha. Sundi tuganire, ubundi mwe mwihannye iki? Mwihannye gukora mu nkono no kurya ikijumba batakiguhaye, mwe Yesu yabafashe ritararenga. Nageze ku rwego nyura muri karitsiye nkumva induru ziravuze.
nkumva abadamu n'abakobwa baratatse bati arabwenge arabwenge arabwenge, batabyumva bati imvura yaguye, bagahana sinye ngo imvura yaguye kandi izuba ririmo kuva. Ariko mpuye na Yesu aramfata, ankiza ibyaha, ankiza urumogi, ankiza isigara. Yesu wakoze ibyo, nimumwikomezaho, mumukomere n'amashyi yo kabyara abahungu n'abakobwa. Atangiye kunyiyenza. Ndibuka umunsi ntazibagirwa, ni umunsi nari ntemuye mu majyepfo mu karere ka Ruhango. Umuntu arandangira arambwira ngo hari umuntu wahorereye dendo 700 ngo nzakodeshe Daihatsu tujye kuziba. Nkodesha Daihatsu n'umushoferi w'igisambo, ndi ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana. Imana yarangiza ikanakumvira. Tukodesha Daihatsu n'umushoferi w'igisambo, imodoka nibishaga nyisiga kuri Girini Nyamirambo, kucyo gihe nibishaga imodoka mpahisha n'imodoka. Nyoboye amabandi 73, harimo umugenzuzi n'ushinzwe discipline, secretary ufite masters n'umubitsi muri sansiye. Dukora inama y'abajura ukagira ngo ni ya guverineri, hakavamo n'imyanzuro. Duhana boruve, wabuzanye nka miliyoni 15, bakavuga bati wowe wamudoze neza, umupigira ingoma arashya. Kumudoda nuko umubaza hagiye, kumupigira ingoma nuko kumubwira amagambo, gushya nuko byumva, kwatura nuko unyishyura nka kwiba. N'ururimi rumeze nk'igishinwa utapfa kumenya. Aha, tugeze mu karere ka Ruhango, aparika Daihatsu ku Ntenyo. Maze iminsi nigisha mu Ruhango, muri paruwasi ya Ruhango, umushumbu yiyoboye, bamuhaye paruwasi 3, na amatorero agera muri 39. Bafashe Kinarizi na Kareba bazizana muri Ruhango. Maze iminsi ndi Kabutare no ku Munini. Aha, aparika Daihatsu ku Ntenyo, asigara yirinze nka 5 z'ijoro kugira ngo batayirya arotorovizeri. Nurira igipangu, ngeze mu gipangu imbere nsanga umukire yororeremo dendo nyinshi, afite n'inka z'inyarwanda. Ngeze muri za nka, inka biravumereye. Ivumereye nyir'urugo abwira umugore we ati ashaka kwahinjiyemo igisambo. Ati mpereza umuhoro, umpereze n'itoki, cekinge mbanze ndebe. Arasohoka ngo cekinge, mbona ari bunteme, mitamutera icyo bita wesdoro, mukubita pansiya, ninaga mu 8 nini, funga amaguru neza, ntega amaboko nk'amahembe y'inka. Arabarasanga zose n'inka. Abwira umugore ati twigire kuryama zose ndabona ari inka. Bageze ku muryango, nge nari igisambo ntabwo nari ingegera. Aba banura amabasi bimene bariya ni ingegera, abanura imyenda ku mugozi bariya ni ingegera. Ubundi igisambo ni umuntu ukoresha inama ya burugumesitiri akiba imirenge 3 miliyoni 4 n'igice. Ababeshya kazabakoreshereza umuhanda. Na n'ubu ntabwo ndawukoresha, nabasabye imbabazi 2008. Igisambo ni umuntu ucuruza ikibanza cya miliyoni 30 kitari icye, akaba afite n'abagabo bamusinyira, kandi abamusinyira akaba ari abajura, uwaguze akihombera. Uwo niwe gisambo. No muri Ribu bahita bamukatira nk'umuntu wafashe umwana ku ngufu. Aha, abwira umugore, amubwira ati zose ndabona ni nka twigire kuryama. Bageze ku muryango bimwanga mu nda, agorora izo sabwira umugore we ati bashaka kutwiba. Umudamu we aramubwira ati ubwo batwibye igihe kirekire, jya ukubita ink'imu yibara uyishyira ku ruhande, kubita iya kabiri uyibara uyishyira ku ruhande, tuhita umutema. Ndavuga ntarantemye. Abagore bazi ubwenge. Ubundi iyo nigisha bubatse ingo ikupure ku ikupure, nerekana ibintu 5 abagore barusha abagabo. Abagore bazi ubwenge ku rwego rwo hejuru, ndetse iyo numvishije ngo umugabo yakubise umugore we birambabaza. Umugabo ukubita umugore we nta nubwo twakundana, oya, mpita mbona ko ameze nk'uwakoze genocide. Umuntu usama agatwita akabyara, akabona igihe abyaye abazwe, akarara yonsa wowe urimo kugona saa 9 z'ijoro, bwacya mu gitondo ukamuhondagura. Nge mbihera ko uwiwanjye we yasamye arazengera kugera ku rwego no kwikarabya atabibasha. Hamwikarabiriza ambwira ni Jacques twarakundanye, urambyariye wongeye urasama, ndagukarabya mwene muzehe. Noneho uyu mutekereze namwe, bwaca mu gitondo yakora ikosa ukamuhereza inshyi 3 cyangwa 4, ntabwo nzagukunda. Aha, mbwira Uwiteka nti Uwiteka ndi muri izo nka, ni wibutse imirimo data na mama bagukorera.
Nge mvuka muri ADPR muri 71. Data na mana abadiyakoni kuva kera n'abapanekote. Bashiki banje n'abakuru banje bose n'uwo mupolisi n'umusirikare. Umwe asengera bakamashashi, undi arimo kuyobora ibutare mu karere ka Huye. Bose n'abarokore ADPR. Ni ukibuka imirimo bashiki banje n'abakuru banje bagukorera ukankura hanza gukorera. Akubita inka ya mbere yibara ndavuga nti nimanika amaboko nkamusaba imbabazi aracamo kabiri. Ntinurira igipangu aramanuza umuhoro. Akubita ya kabiri ageze ku nk'umunani arananirwa. Ananiwe akajya zibariraho ziri. Ndabanza ndamupiyora, gupiyora no kureba ahantu ageze. Mutera wesdoro. Mukubita pansiya. Ninaga mu nk'umunani yabaze mbere. Nagaze ebyiri nk'umuntu ugiye kuzikama. Arabara kubw'imbabazi z'Imana abanyuzeho. Abwira umugore ati tujye kuryama ndabona zose ari inka. Ageze ku muryango burya ikintu kiriwe ku muntu akiyumvamo. Ageze ku muryango abwira umugore aramubwira ati ndagiye ariko ntabwo nshizwe. Aramubwira ngo nambyutse ubwa kabiri ndamucamo kabiri. Bamajije kuryamanurira igipangu umubwira umushoferi nti ati imodoka tujye kigataza kuntema ntabwo nigize mwiba. Ndashimira Imana yarinze amaguru yanjye ikarinda amaboko yanjye. Nkaba movinga nkatwara ubutumwa hirya no hino. Yesu wanyibutse nagera mu muryango watangemo agakiza. Pana barakunaniye nibirara ankura umujya arasinda asigaye yambara akamina afite imyaka 16 umugabo agutaye gatatu mu mwaka so bukwe na nyoko bukwe n'abapagani rwimbi Imana ikunyibukire itanga agakiza mu muryango wawe. Ariko zikuna agakiza ari keza ya papa agakiza mwahoze mubona ukuntu abantu hano batambira Imana. Umuntu akabyina agacinya umugara agatega amaboko kandi rimwe na rimwe nta n'igihumbi afite. Ubundi ushize muri logique y'ubumenyi bw'isi twiga ntabwo umuntu yagakwiye kubyina atanyoye. Ushize muri logique y'ubumenyi bw'isi twiga ntabwo ubundi umuntu yagakwiye kubyina atanyweye henikeni cyangwa mitsingi. Ariko twebwe tubyina tutanyoye inzoga ahubwo tuba twibuka imbabazi Yesu yatugiriye. Tukibuka ko Yesu yadukuye ahantu kure cyane tukamutambira tukamubwira ngo warakoze. Aha, muri ubwo bupagani bw'indengakamere ndibuka umunsi nazibagirwa n'umunsi nibye Sainte Famille mu kiliziya. Impamvu nabwiye ngo abo tutabanye ku cyumweru nkabona muri benshi ubwo nyine ndagenda nyuramo nabo tutabanye ku cyumweru mumenye uwo ndiwe mbere yuko nkizwa. Abantu bavuga ntukabivuge. Ubundi iyo dutanga ubuhamya tubutanga mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere tuba tugira ngo twerekane imbaraga z'Imana. Icya kabiri tuba tugira ngo tumene amabanga ya Satani. Icya gatatu tuba tugira ngo duhumurize abafite ababo batarakizwa ngo nimukomere iyafashe ruharwa regisi iracyakomeje akazi. Kandi ikindi hari igihe dutanga ubuhamya gutya mu rusengero harimo umuntu utarakizwa akavuga ati voilà mpisemenye uko nanjye nzajya kwiba. Ntiwibeshe ukajya kubigerageza bazakuvuna amaboko. Uko amahirwe y'intama siyo y'ihene. Kandi uwibye yaribye nuwo nkweye urumogi yararunyweye ubu muri kino gihe iyo ufatanwa amaburi y'urumogi 25 bagukatira burundu. Mu gihe kuri generation yacu mu gihe nigeze gufatanwa amaburi 403 bakamfunga amezi 6 peseka. Muri kino gihe ubukatirwa burundu. Hora nkwisigara ngo yageze ku 150 nge nazinyweye atari 20 intore. Umukwe nawe utarakizwa ukwiye gukizwa erega ibyaha ntabwo ari ubujura gusa. Ubusambanyi bwawe kujya mu bapfumu ubushizi bw'isoni bwawe kwambara ubusanga ufite amaguru meza kwanganya ko bukwe kugambanira abaramukazi bawe ibyo byaha byose ndinginga ijuru ngo rikumere imbaraga zibinesha. Aha ncomura urumogi rwitwa Sangirene ndacomoka ngo ncomoke ngeze impande ya Sainte Famille numva barimo baravuza ingoma. Numva dayimoni arambwiye ngo mwana Jameni ntiwi ngo no mu kiliziya ngo urakuramo yo kurya nte. Ndashimira Imana ko tsigaye numva ijwi ry'umwuka wera. Mbere najyaga numva ijwi ry'abadayimoni numva dayimoni arambwiye ngo abaturage bose barapfuye ngo niwe muzima uhari nte. Ngo kandi ngo abaturage bose ngo namba Babiloni ngo nguri Rastamen nte. Ninjira mu kiliziya Sainte Famille iyo ndimo kwigisha ADPR mu Kiyovu ho mbivuga ndyoshye ndi fier kuko ADPR Kiyovu iri impande ya Sainte Famille. Ni muri paruwasi yacu ya Muhima. Aha ninjira mu kiliziya nsanga habaye ibihe byiza bamwe baricaye abandi barahagaze. Igihe cyo kujya gutura kiba kirageze umugabo muremure w'urwego nsumba akora mu irivage. Irivage ni umufuka imbere mu ikoti.
akuramo inote y'igihumbi asigazamo iza 5. Icyo gihe inote za 2 leta yacu y'ubumwe yari tarazishyira ku mugaragaro. Avuyeyo ndamwigera ngo mutere deduwa mu kiliziya, nsanga ni muremure aransumba. Mpita ngira umujinya mwinshi, mpita mva mu kiliziya njya peyaje, nkubitana n'umuzunguzayi ngura umufuka w'umweru mushyashya, nshaka ibuye ripima 210, ndishyira muri wa mufuka, ndizana mu kiliziya ndyikoreye nk'umuntu uvuye guhaha. Ndaryinjiza riri mu mufuka w'umweru mushyashya, nditereka imbere wa mugabo muremure usumba, mpita ndihagarara duhita tureshya. Mukinga ukuboko mutera deduwa de 100,000 ndayazana, ryabuye ndisiga mu kiliziya riri mu mufuka. Nta muntu n'umwe wigiza mbona. Umunsi nkora ikiganiro kuri Ref Radio, kuri radio Umucyo mu ijoro ry'ihumure. Umunsi nkorereyo ikiganiro, bahamagaye umunyamakuru witwa Ange Daniel Ntirenganya, n'umukristo wo mu Gakinjiro ADPR hari ururembo rukorera. Baramuhamagara bamubwira bati nudacungana na telefone yawe ntabwo uri buyitahane. Arababwira ati yarakijijwe ajya kunyura hano twamenye ubuhamya bwe. Izo ni ingaruka z'ibyaha. Kugasaki ibyumba nahibye umukecuru 16 agurishije amatungo 2 yitwa ihene. Analize ajya guhita avuga ati se kavuzuye ihene ku ruhimbi. Ntabwo navangiwe. Bibiliya iravuga ngo Yesu azafata intama azishyira iburyo bwe, afate n'ihene azishyira ibumoso bwe. Ubwo iyo mvuze ihene ku ruhimbi ntabwo mba navangiwe. Ndi kugasaki ibyumba nayo ndi kumwe n'umujura witwaga Yezu, baramurashe nta kibaho. Yego. Polisi yajyaga imwita Yezu, yajyaga yinjirana umugore n'umugabo akarara munsi y'igitanda cyabo, bamara gusinzira akomboka gahoro akagenda agaterura umugabo akarambika hasi, agasubirayo agaterura umugore akarambika hasi, akazinga matera akayitwara. Polisi iza kumwita Yezu, baramurashe nta kibaho. Ndamubwira nti uyu mukecuru agurishije amatungo 2 yitwa ihene, twari abapagani rwimbi. Turashimira Yesu, turashimira Yesu wabikoze. Twari tuyobowe n'uwitwa George. George yarayoboye amabandi mu mujyi wa Kigali, yibisha imbunda arya n'ubugoro kandi ari umusirikare. Turabanywa urumogi nge na Pastor Theogene witwa Inzahuki. Urumogi twaratumennye amaso, na n'ubu ngubu we ntabwo ruragenda neza. Rijya bwiriza kigonda ukagira ngo ni gurudumu, kandi ni umupastori. Hani igihe abwira iteraniro ahita abwira iteraniro kiruhura ngo ayamanika ko adahereza Imana icyubahiro, abwira iteraniro ngo namanika. Muzajya mutwihanganira, twatinze pfiriya ku nyanja, dutinde pfiriya ku mubumbe. Niyo mpamvu ari igihe ubwiriza ugashidukana ka kantu ka kera kajemo. Hari ngiye nabaga ndi muri repetition ya korari, nakora ritime nabi, umukecuru akambwira ati kora ritime neza ugendane n'abaririmbyi, ariko nti nk'iyi Babylon ntibigendeho mu biki. Nkabwira umukecuru ngo ni Babylon ndi muri repetition, agahita ambwira ati kandi ndaguhuza na disciplinary ataraguhana, ariko nti nkaya maniga ntaba ngendeho niyo yampamagaye. Bakaba ntanze raporo kwa perezida ati kandi nzakujugunya, nzagukura muri korari, ariko nkaya maniga yanjye niko Yesu ko ari we wampamagaye, ni ntago mwampamagaye ntimukajye mungendaho. Ndashimira Yesu wanyibutseyo kabyara. Ndamubwira ni wowe umumpamagarire, umumbwira uti ndeba nanjye nkurebe kugasaki ibyumba. Ndahita mutera deduwa ni irirenga ni iryo mu mufuka. Ubu abadamu amashakoshi yanyu asigaye ameze neza nuko nakijijwe. Abadamu muziko mwibikira hano naho narakwibaga. Ntuhavuge. Iyo mvuze hano bita bigaragara. Washyiragamo igipfurumba cy'amafaranga nkagutera deduwa nkayatwara. Yajya kwishyura ati yakozemo bati ni ati yakozemo, akaba arahavuze bati taha yakwemeje. Ndashimira Imana ko ibi biganza byajyaga byiba abagore n'abakobwa Yesu yarabihumanuye. Nsigaye mbitunga abarwayi bagakira, nabitunga abagore batwite bakabyara neza. Yesu wakoze ibyo, nimwongere mu mukomera amashyi. Nuko bibatunga hariko ngewe muri principe yanjye ntago njya mpfa kurambika ibiganza ku mugore utari uwanjye. Oya.
ibi ujya kubona ukabona umuhanuzi w'umusore cyangwa w'igitsina w'umugabo ukabona yeretswe ibintu ku mugore w'abandi utari uwakirwa akoraha, ndashiririje, ndacyashye, nkubise dayimoni. Abadamu nabo ni abana beza, ati cyaha, ati cyaha we, ati cyaha. No, nge sinjya mbikora. Oya, I know. Bahanuzi dukwiye kugira ubwenge. Umugore si uwawe, kandi abadamu ni abana beza, apfa kubona ufite amavuta gusa yaguye ati koraho sha, ati cyaha bazimu na hano kiba cyamfashe. No, niba hari ibyo weretswe ku mugore utari uwawe, shaka umudiyakonikazi amurambikaho ibiganza, umusengero utamukozeho. Ko nge nabibwiye mama Shyaka wanjye, namubwiye nge nsanze umuhanuzi w'umugabo arimo akora hangara cyaha, nti nakumanukana ku mushumba akakuntengera imyaka 3. Nge aho nakuye inkwano ndahazi. Ntago wakina ku rugo rwanjye, ntibibaho. Mu gihe nge nirinda, niyo mpamvu utapfa gukinisha urugo rwanjye. Oya, uzi ko nge nabonye inkwano saa 7 z'ijoro mfite ubukwe ku wa 6 mu gitondo. Umunyamurenge yaravuze ngo hari ibintu utokinisha, hari ibintu utokinisha. Nabonye inkwano ku wa 5 saa 7 z'ijoro mfite ubukwe bukeye bwaho. Byanshanze ariko nkagira fiance akambwira ati nubwo utabona inkwano wazanishyura nyuma, ati mfa kuba nkukunda. Ndamushimira Jacqueline wanjye, nta kintu na kimwe ntamukorera. Umva nta kintu na kimwe namusasira, umva namutekera nticara hasi ikidamange cyanjye nti urye ku myaka napize. Aha, abaramamaga ati ndeba nanjye nkureba. Umukecuru ati se ndakureba he mwana wawe, turi ku Gaseke ibyumba, isoko ririmo abantu barenga 2,000. Umukecuru ati se ndakureba he mwana wa, nanjye nca bugufi ku Gaseke ibyumba, nterura zangutiya 3, ndazizamura nitonze, zigejeje mu ivi rye, nzitegesha iryanjye, muteza irirenga deduwa 16 ndayaza. Zangutiya nta muntu n'umwe wigize atubona. Ayo mafaranga yose nta kintu yamariraga. Nayatungagamo imodoka, nakibundi muntu bakayiteza cyamunara nibye. Ayo mafaranga yose nta kintu na kimwe nigize ndamura. Amazu yose yo mu bujura nta nimwe nigize ndamura. Kandi nanjye kuva nakizwa bamaje kunyiba inshuro 16. Bibiliya iravuga ngo uko wagenje niko uzagenzwa. Ari n'igihe banyibiye Butare ngiye kwigisha i Huye, bahanyibira telefone nini muri covid isa nk'irangiye. Sinzi ukuntu banteye dedwa. Umuntu w'umudamu yarampamagaye arambwira ati wageze i Huye nte, ati reba imodoka itukura nge bohereje ngo nze nkutore. Atwaye imodoka nziza. Muri kino gihe abagore nibo batwara imodoka zigezweho nziza, abagore nibo batwara imodoka nziza, kandi abagore bazi no gutwara. Twamaje kuvugana ankubye, mpita mbona ivatiri nziza itukura arandembuza. Niba umunyarirenga arahise antera dedwa, sinzi igihe yayinyibiye. Mpita nicara mu ivatiri, tugeze kuri gare dusohoka, baravuga ati mwerekane ko mwikingije covid. Nkijya gukora mu mufuka ngo mbyerekane kuri telefone, mba ndayibuze. Ndamuga ntibarayindiye, ati se bayikwibye gute kandi mukanya tuvuganye. Ndisakasaka mba ndayibuze, ndimyoza, numva mpinze umuriro umubiri wose. Mbwira Uwiteka ibyo abakozi bawe ko bituruka ku musaraba nzabigenza bite gute. Ijwi rirambwira ngo ceceka, ngabo wibaga kera basigaraga bameze bate. Umujura arababaza. Umujura uzi kugira ngo wigurire inka yawe kubita ubwatsi uyibangurire nigera mu mezi 9, nubyuka usanga ikiraro kiraguhamagara. Uzi kugira ngo ujye kwaka udufaranga muri banke urotire miliyoni 10 z'inguzanyo, nugera mu muhanda kubwira ngo vareho indege uti agutera dedwa. Ndashimira Imana ko yatubabariye, ndashimira Imana ko yatugize abo turi bo muri kino gihe. Muri ubwo bupagani bw'indangakamere, umunsi nazibagirwa n'umunsi nafatiwe munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo. Mukozi w'Imana Werarisi utuyoboye rino teraniro yavuze ngo ubwirize ngo nta mwanya nguhaye. Oya, nanjye ngiye kugana ku musozo kugira ngo mama Shyaka wanjye ntamugusha. Yambwiye ati umbabarire wenda saa 11 zuzuye ubu ngezeho mite nkora dushe vuba wanjye muri repetition ya komisiyo. Aha, muri ubwo bupagani bw'indangakamere ndibuka umunsi ntazibagirwa, umunsi ukomeye ntazibagirwa n'umuti nafatiwe mu Gatsata muri muvuduko, mfatirwa munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo.
nahageze saa 12 za nimugoroba nsanga abana barimo barakina umupira, mbatuma biswi kuri boutique basiga badakinze, mite mbatera wezidoro mitaninaga mu nzu, mitanihisha ku rugi rwo hanze. Umugabo n'umugore bavuye mu kazi bakingura icyumba cyabo, bariyambura bajya muri douche. Bavugiye gukaraba ndongera mbatera wezidoro mitaninaga munsi y'igitanda cyabo. Nari ntegereze ko baza gusinzira, nkahamagara imodoka y'abajura y'akazi, twabyitaga akazi ariko si akazi. Nkahamagara imodoka y'akazi, salo yose tukayitwara. Umugabo n'umugore bavuye uwo mukino witwa peverasiyo, gupeverera munsi y'igitanda nk'aho inzari yawe. Ubu na hano muri iri teraniro ntago naburamo abantu nka 3 nabanzi munsi y'igitanda cyabo. Araho nabivuze ngiye kumva numva umudamu arasimbutse ati ngo ni munyumvira tubu ni wanje kirahazi. Abadamu nta mikino bagira. Hari naho nigishije kukamonyera uremera rukoma, ngeze ku buhamya ngiye kumva numva umudiyakoni arasimbutse ati cyangwa nicyo cyanyirye. Ndamubwira nti se bakwibye ryara, ati ni 2010, ni 2010 navugaga ubutumwa bwiza. Ati nangiza ngo nicyo. Anyita ikintu inshuro ebyiri. Buriya abadamu nta mikino bagira. Icyo atakubwiye ubwo nta kiba gihari. Aha. Ariko amusore ntago ari mwese, ntago ari mwese. Burya umuntu akomurusyo akakoma n'ingwasire. Utagenda we uvuga uti ko twese yadushyize mu gatebo kamwe, ntago ari mwese. Aha. Bavuye gukaraba sinzi ikintu bapfuye bararwanya. Umugabo n'umugore baratikagurana, ndabategereza bariyunga. Biyunze baranaganira. Baganiriye ndaturika ndaseka. Ubwo iyo mvuze kuganira ni kwa opoze kwa ujumura. Kuko burya umugore n'umugabo iyo barwanye bakiyunga baranaganira. Nta nicyo bitwaye n'umurimo w'Imana wakorwa. Aha. Ngo nseke umugabo ati twakingiranye imipusi. Ngo acekinga tumuntu harimo. Sinza ahantu bakuye ifirimbi, bavuze ifirimbi, bankubitira inkoni mu nzu. Bankubise inkoni mva amaraso nka 15 ndahoma. Nibwo nahise menya ko umuntu agira amaraso menshi. Ndashimira Yesu wankijije inkoni. Nakubiswe inkoni, ndenga gukubitwa inkoni barangaragura biranga, ariko muye na Yesu aramfata. Burya umugore n'umugabo n'abantu baziranye, ntuzapfe kwiterera mu bintu by'umugore umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore burya nujya kubona ukabona divorce yatswe, ukabona byageze hanze, babisansibirije, uzamenye ko urugo rwarangiye. Ubundi umugore n'umugabo n'abantu baziranye ku rwego rwo hejuru. Umugabo n'umugore. Yagiye njya nkora deba na madamu wanjye akambwira ati umugabo n'umugore baratangaje, ati n'abantu Imana ikunda cyane. Umugabo n'umugore imyaka 47 babyaranye, bagakorana dushe, umwe ntagire urundi soni, bakabyarana, umwe akitwa umugabo undi umugore. Umugabo n'umugore n'abantu batangaje. Aha, muri ubwo bupagani bw'indangakamere aje kurucomanya ngeze mu Gatsata, muri hafi yaho nasoreseraga abaturage Nyamubuye mu Gatsata, nsanga umukire utizera Imana yahashyize igipangu, ahashyira imbwa 2 zikirinda. Urumogi rurambwira ngo ni ihene, ngo ni nzimwe nzijyane muri aporoviye. Mbona ni ihene z'ibisore, ndabanza ndapiyora. Gupiyora nuko reba abaturage bari. Numva dayimoni arambwiye ngo abaturage bose barapfuye, ngo ni nge muzima uhari. Ngo kandi ngo ziriya ngo ni ihene z'ibisore, ngo ituzimwiba ngo zijyane muri aporoviye. Ndomboka gakeya ngo nzicakirira iminwe icyarimwe nzijyane muri aporoviye. Tanga nimbwa, urumogi rwambwiye ngo ni ihene. Komana warakoze pe. Ari nige nanyweye kanyanga, nyinywera ku gaseke cya Mutara, ndayinywa ndayimeneka, ntashe mbura inzira. Ngeze impande ya Cyamutara ahantu hari ADPR, mbona umukire yahinze imyumbati, ninjira muri ya myumbati mpita mbona ni inzu, mbona kandi burije ni nka 3 z'ijoro kandi hari ku manywa. Mpita nkuramo imyenda nyimanika mu biti by'imyumbati, inzoga zirambwira ngo ni mu nzu, ngo nimanike imyenda ku mu nzu. Ndashimira Yesu wambabariye, ndashimira Yesu. Kandi nari ngire mutoya, nari mfite imyaka 19. Umutagira ngo ntago ndi mukuru cyane.
nari mfite imyaka 19 icyo gihe. Inzoga zirambwira ngo ninegeze mu nzu manika imyenda nk'uyimanika mu nzu. Abimana yakijije inzoga nimuyihereze icyubahiro. Abimana yakijije inzoga, nishaka ibebye, nishaka ibikigage, nishaka ibekanyanga. Ndashimira Yesu wica icyaka cy'ibyaha. Umuntu yaransuye asanga ndimo ndakubita igikoma, arambwira ati yobobo aturanywa igikoma koko. Ndamubwira nti maze njya nanakinywa nambaye na karuvati mvuye mu iteraniro. Ati mego mugabo, ati warigendesheje we? Abwira mama Davina wanjye, ati mama Davina, ati uyu mugabo anywa igikoma, ati anywa igikoma cyane atabwiye atakinywe ndababara. Ati atakinywe njye anywa igikoma nkanagihoza nambaye na karuvati. Ahajyaga byeri hasigaye hajya igikoma n'ishyushyu na kamukaro. Yesu arakora. Ndashaka gusimbuka ibintu byinshi, ngira ubuhamya butwara ibyumweru 2. Ndashaka gusimbuka kuranguza mu mangazini ataranjye komerciale. Ndashaka gusimbuka gutanga akazi ntako ngira. Ndashaka gusimbuka ubukumbyi. Ndashaka gusimbuka ubumanuzi. Mvuge umugore wanyifunze afite imyaka 40. Mvuge nuko Yesu yamfashe. Ubwo muri police nafatiwe hedikota ku Kacyiru ngiye kwiba muri police, dayimoni ambwira ngo n'abapolisi bose barapfuye ngo nzajye kubiba. Mfatirwayo, baramanukana abantu hari ahantu hamwe, mpakurwa na mukuru wanjye w'umupolisi witwa Korineza de Garide. Nyine bamanukanye ahantu hamwe hakomeye, amvanayo maze nk'iminsi 2. Iyo ndengaho umunsi wa 2 wita rwijura. Muri ubwo bupagani bw'indenga kamere niho umugore yanyifungiye w'imyaka 40, mfite imyaka 19. Anyifunga gute? Namuguriraga inyama y'iroti n'umwijima, aziko ndi igisambo, aziko nywa n'urumogi. Afata nimero yanjye ku muntu utunze nimero yanjye, ahita abona ko atari ejo bundi. Afata nimero yanjye arambwira ati ninjya mbona imari, namuguriraga inyama y'iroti n'umwijima. Mu myaka 19 narabaswe n'urumogi, narabaswe na kanyanga na mayirungi na mugo, ariko ntajya mu bagore n'abakobwa. Buriya umunywa rumogi warumenetse akaba yibera inyanja. Inyanja wayimenya si inyanja ni horo. Horo ni furi. Furi ni pansi. Akaba yibera inyanja, yibera muri furi, ntago ajya mu bagore n'abakobwa. Urumogi aba ari nkayo mugore we. Aha. Hashize nk'ibyumweru nka 2 arampamagara muri weekend, arambaza turihe? Ndi mu rugo. Ati se wansura? Ninagusura. Musura nzi ko ari umugore ufite umugabo, naho kumbi nta mugabo agira. Yabanaga n'umwana we witwa Batamuriza. Nari mfite 19, afite imyaka 40, apima ibiro 116. Munini cyane cyane. Iyo nashaka kumureba nararamaga. Kandi n'uwo mfite si muto, 86. Kandi abana biwacu sinzi menya hari twabyita umurage, twabyita karande, n'abana biwacu batunga abagore banini. Na papa na mama barahari ni 84 bose barahari. Mama afite nk'ibiro 120, n'umukecuru muri, kandi data afite nk'ibiro 53. Sinzi ikintu, n'abakuru banjye batunga abagore banini cyane. Kandi buriya umugore munini niyo mwararira ikijumba nta muntu wabacishamo ijisho. Iyo ariko ufite ibiro bikeya ntaza kumwiyenzaho, nta mugore mutubaho. Niyo yaba afite ibiro 20, umugore wese ni umugore. Ariko umugore munini niyo mwararira ikijumba nta muntu bacishamo ijisho. Baravuga bati kwa runaka bameze neza. Aha. Ngo musure ngereyo nsanga ni umugore w'ibana utagira umugabo. Arambwira bigeze saa 12 za nimugoroba, arambwira ati waraye. Ndamubwira nti se uyu mwana amenye ko naharaye ko yankubita inyundo. Arambwira ati se umwana yazanye ibintu byinshi mutera umugeri. Sinumva iryo jambo ry'uko se umwana bamuteye umugeri ngo nitahire nanjye ndarara. Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha wese ni nk'ikigoryi, niko Bibiliya ivuga. Bibiliya navuga ngo Nabali yari ikigoryi, ariko akagira umugore w'umunyabwenge witwaga Abigayili. Mbandaraye umva 19 uri imanzi n'umugore w'imyaka 40 wabyaye ufite ibiro 116. Bukeye mu gitondo nshaka gutaha, arambwira ati wabaye umugabo wanjye. Ahita abwira Batamuriza ati uyu ni papa wawe. Batamuriza barampamagaye ati papa ni karame. Ati papa ni karame. Mama Batamuriza ati papa bata ni karame. Ati papa wacu ni karame. Ariko reka mbabwire abanyetorero, abagore 80% ntibagira isoni.
reba kurarana n'umugabo ijoro rimwe akakwita se w'umwana ati papa wacu ni karame, batamuriza ati papa ni karame. Abakobwa nabo nta stress bagira. Buri ushaka gushaka umugore ufite umwana w'umukobwa w'imyaka 17, uwo mukobwa akakwita papa ati papa. Ariko ushatse umugore ufite umwana w'umuhungu niyo aba afite imyaka 2 ntago yakwita se, ntibibaho. Icyambabazaga mama batamuriza yarankubitaga, mama batamuriza yarankubitaga. Ubwo mugiye kunseka mutu umugabo wakubitwaga n'umugore yari umugabo nyabaki. Ahaha, byihorera na hano muri iri teraniro harimo abagabo 3 mama batamuriza yakubitira icyarimwe muri iri teraniro. Reka mvuge 2 nanjye ndimo. Harimo abagabo 2 nanjye wa 3 yajisira rimwe agakubita hasi akakandagira nk'ukandagira hejuru y'ikiraro. Ubuse hano muri iri teraniro harimo abantu bangaye bafite sentire 3 zo kwa Karirose. Yari afite sentire 3 zo kwa Karirose akina shodokani. Yarakoze na gendarmerie ku bwa Habyarimana. Yigize kumereza ikofe nitura hasi. Ngiye kwagukahita nkandagira mu gatuza nataniza ndashimira Imana katanize. Yigize kumereza umutwe ujyana n'ikofe nitura hasi ndahuma. Ngiye kwaguka ashaka kuntera tsukinga nkuremo amaso ndamukwepa. Ndashimira Imana ko amaso yanjye atayakuyemo. Mba ndimo kubwiriza ndi impumyi. Ntabirariyeho yankubitaga 0. Yakoze gendarmerie ku bwa Habyarimana. Utiye guhoraga iki se? Ko mufite amatsiko menshi utiye guhoraga iki? Umunyamakuru witwa Dudu kuri radio yacu witwa Refred yarambwiye ati turagukunda ati tuba twateguye ibintu tukubaza mu buhamya waduhaye tudutanga ukatwisubiriza. Mama batamuriza yamporaga ibintu 3 ariko mvuga 2, icya 3 ntabwo njya nkivuga. Icya 3 nicyo ku rwego rwo hejuru. Icya 3 nicyo ku rwego rw'isi. Iyo nashaka kwambuka ngiye hakurya muri Canada nasangaga pasiporo yanjye yararangiye nkahita nsubira inyuma akaba mpereje umutwe. Nashaka kugashya ngo nambuka ngiye hakurya Dubai nkasanga pasiporo yanjye yararangiye akaba mpereje ikofi. Nicyo yampoeraga. Erega hano turimo na dufite n'abaduze tugomba kujya duca no mu migani. Kandi abakristo muri kino gihe iyo uvuze rimwe bumva 6. Bindi bintu 2 yamporaga yashakaga ko mese nkatera n'ipasi. Nkamubwira ninge ntabyo nakora mfite umukozi mpemba akanyicarira nk'uruhinja. Cya 2 yamporaga ashaka nta saa 11 za nimugoroba nazirenzaho 20 akankubita nkenda gupfa. Ndashimira Imana yamunkijije. Ntabirariyeho ndi imbere y'Imana n'imbere y'abanyetorero. Ntabirariyeho yankubitaga 0. Kereka yo namwubikiraga nkamuhereza urushyi nkahita nguruka. Kandi nabwo yo nagurukaga yaramfataga. Utiye kwifunza igihe kingana iki? Yanyifunza imyaka 2 n'amezi 8. Uti se kuki utamutaga? Yarankubitaga ariko nkarya neza. Akandiha nkambara ikote ryiza. Akandiha twaba twasetse akansohokana tukajya hakurya ku mazi. Reka mbabwira abanyetorero iri jambo nararivuze ku cyumweru. Umuntu uzakizwa ibintu 2 azajya mu ijuru. Umuntu uzakizwa inda agakizwa no kwa upoze kwa ujyumura azajya mu ijuru adapfuye. Inda no kwa upoze ni kwa upoze azajya mu ijuru adapfuye nka Eliya. Dora inda niyo ituma abantu barwana, iyi nda niyo ituma abantu bangana, kandi iyo umuntu amajije guhaga abashaka no kwambuka ngo ajye hakurya muri Canada. Aha, reka mbabwire uti se ntabwo mwigize mubyarana? Ntabwo twigize tubyarana. Yari afite ubwenge nk'ubw'abiki gihe. Reka mbabwire niba hari umuntu ufite akaga n'amakuba n'umwinjira nawe afite akaga. Umwinjira ariko papa reba ibintu madamu wagukorera kandi mwarakoranye ubukwe buriya waramwinjiye n'izosi ntiyarikuraho. Reba ukuntu akuriza nk'agahinja kandi mwarambikanye impeta. Waramwinjiye izosi yarikuraho. Uko Yesu yamfashe mpite nsoza kandi maje gukizwa yarankubise arambwira ngo nege muri abarokore babasazi. Ankubita amezi 4 igihe kigeze Imana irambwira ngo mureke nzagukorera ubukwe mu gihe gikwiriye. Ndamureka aza gusaba imbabazi mu itorero ngo dusubirane ntabwo azongera kunkubita. Imana iravuga iti ntimuzamushingire atazamwica burundu.
nkorera Imana ndi umusore ukuze cyane, igihe kigeze ndatinyuka nkuko watinyutse, nanjye nkora ubukwe ndi Mariya, ubu ndanabyaye. Yesu wakoze ibyo, nimwongere mumumpera amashyi. Iyo mpaye ubuhamya mama Davina wanjye, madamu tubana, iyo uwo muririmbyi, iyo muhaye ubuhamya bw'uwo mugore wanyifunze, arambwira ati ahubwo ntabwo yagukubitaga, ati yaba yaragukubitaga nka 3 ku munsi. Mfite umugore ukunda ukuri cyane, ati iyo yabaga yakudihaga nka 4 ku munsi, ati 19 na 40 koko bihuriye. Aha, uko Yesu yamfashe. Yesu yamfatiye mu giterane ADPR Muhima yari yakoze cyo kurwanya ibiyobyabwenge 3 z'ukwa 3 2003. Baragitegura cyo kurwanya ibiyobyabwenge, n'ubu ndagifite ku cyumweru mu karere ka Ruhango cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Ndagifite nyuma ya saa sita. Mbere ya saa sita maboko azaza kumpemba, nzamuganiriza nk'amasaha 2, saa 5 mpite manuka njya kwigisha icyo giterane mu Ruhango. Ubundi banshaka ko nzigishira iyo mu rusengero nkakomeza na konseri. Werari nzaba ndi kwa mudamu witwa Vestine. Werari sino dukunda guhurira muri iyo paruwasi ya Ruhango. Ni nawe wampuje no mu Ruhango. Werari sino wampuje nabo. Aha. Bategura igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge ADPR Muhima, bagitumiramo korari Sayuni yo mu cyahafi, bagitumiramo korari 2 zikurikirana Muhima na duhuza umutima. Baragenda barambagiza umwigisha woze yibisha imbunda afunga na kaci, yitwa Emmanuel, aba mu gihugu cya Uganda. Bagishyira muri dobandi ahantu najyaga ncururiza urumogi, ntegera n'abaturage nkabiba, nyina n'umukino witwa ikibiriti kari Yesu wakabonye. Bakira icyo giterane gikomeye, bagitumiramo umuyobozi wa polisi mu karere ka Nyarugenge, bagitumiramo n'uwa polisi, bagitumiramo n'abashumba. Icyo gihe ADPR Muhima yari taraba paruwasi, ari umudugudu wa Muhima, paruwasi iri Nyarugenge. Mva mu rugo iwanjye ntazi ko hari igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge, ahubwo nari nje kwiba abaturage. Ngo mpagere nsanga igiterane kirarimbanyije, kiraryoshye, ntangira gukata umuziki urumogi rwamennye amaso, isigara nari maje kunywa isigara 6, ntangira kunyuka. Ubu nkunda sonorization, nkunda umuziki. Buriya abacuranzi ndabakunda, mutazajya mwumva mbigisha ukuri ngo mugira ngo wenda ndabarwanya. Abacuranzi muri abantu bakomeye, kuko iyo wese itaye mikrofone nyikoresha ivuga neza, nawe nkwaturiraho umugisha. Ntangira gukata umuziki urumogi rwamennye amaso, numva dayimoni arambwiye ngo mwana Jameni ntiwi ngo no mu gitaramo ngo urakuramo yo kurya nte. Najyaga numva amajwi y'abadayimoni, ndashimira Imana ko nsigaye numva ijwi ry'umwuka wera. Mba nikweje muri korari Sayuni, hari harimo umugabo muremure usumba, mpita mutera irirenga, mukubita dedwa ikofi irimo 61 mba ndayimwibye, 61 mba ndayazanye. Naho kumbi ni igihe cyo guhabwa agakiza njye sinabimenye. Nkomeza guhimbaza Imana mfite ikofi irimo 61, mba nikweje muri korari duhuza umutima, mba ntera irirenga. Umudamu urimo w'umuherwe, n'ubu turamufite twubaka urusengero dufite, yitanze miliyoni 23 ari umwe. Yitwa Mama Chris, ni umukire, abaririmba muri duhuza umutima. Numwe ariko Imana ibamperera n'amafaranga. Buriya niba hari ibintu biryoha no gukizwa ko ufite n'amafaranga. Biraryoha. Buriya umukene nta jambo agira. Kandi umukire iyo akandagiye umukene ntabwo yamubwira ngo urankandagiye. Ahubwo uramubwira ngo banyakubahwa ikirenge cyanyu kiri hejuru y'icyanjye. Ntabwo wabwira umukire ngo aragukandagiye. Imana ibamperera n'amafaranga. Ariko ibamperera n'imbaraga z'umutima. Ishobora kuguha amafaranga utagira imbaraga z'umutima, ukaba mu mpagani wo mu rusengero. Aha, mba nikweje muri iyo korari, mba nteye irirenga uwo mudamu, mba mwibye samusanga, mba ndayifotse. Kuyifoka no kuyihisha. Hari umuntu nahaye ubuhamya arambwira ati byonyine niyo utanze ubuhamya nkareba izo ntoki, ati ngira ngo uri butwibe. Atari igihe izo ntoki gutya nkagira ngo urantera dead washa. Hari n'igihe nasuye umugore n'umugabo, nsanga umugabo ntahari, umugore ari mu turimo andungutse gutya abona ni njyewe, ahita ambwira ati cara muri saro, ahamagara abana bose ati muze muganiriza umushyitsi. Nta zindi muwe ari kugira ngo ntitwarana na cage. Magurutse ngiye gutaha barampobeye ati mukozi w'Imana, ati Yesu yaraguhamagaye, ati yaguhinduye icyaremwe gisha, arimo kunkorakora kugira ngo atumva ko hari ikintu nsohokanye. Ndashimira Imana yo kabyara. Umujura ntajya apfa kugirirwa icyizere n'indaya. Niyo umuntu yakijwe ari indaya, bakabona hagararanye na papa Rudomoro nka nimugoroba, bahamagara mama Rudomoro bataha, bati nubwo amateraniro twayashoje atari ko hagararanye n'uwiwawe. Izo ni ingaruka z'ibyaha. Aha, bakira umwigisha
asoma ijambo ry'Imana, atanga ubuhamya, avuga ukuntu yibishaga imbunda, afunga kace, ijwi rirambwira ngo mutega amatwi. Arekura ubuhamya, arekuye ubuhamya, icyokere kiba kirandenze. Agiye gusoza, abanyetorero, ijambo ry'Imana n'ubuhamya bigira imbaraga. Ijambo umunyabyaha araryumva, yakumva ubuhamya, iyo ari ubugingo yakira agakiza. Abamanitse ikiganza baravuze ngo muri iki gitaramo nta muntu waba urimo ukeneye kwakira agakiza ngo amanike ikiganza. Sinzi ukuntu natombotse ni ndashaka kwihana. Abaririmbyi batari hano we, batari hano we, bati nimucungane n'ibyuma na mikrofone, bati ntabwo yakizwa. Pastor Bodo we Pascal arababwira ati nimuhumure, ati ni wari Sawuli yahindutse Pawulo. Umuyobozi w'ingabo aravuga ati nimutuze, operasiyo y'uyu munsi ntabwo ari y'amapingu, ati buriya n'umwuka wera umwemeje. Sinzi ukuntu yahise avuga ni ukuri, ninatsinzwe n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya, n'ikimenyimenyi, mfite ikofi y'uriya mugabo. Umugabo ngo areba ate, ati n'igipasi yagiturikije, mwuka wera aremeza. Mwuka wera afata abanyabyaha akabahindura icyaramwe gishya. Mwuka wera, mbibutsa yuko nta mwuka wera dufite twaba tumeze nk'abandi bose. Diferanse iri hagati yacu n'ab'isi nuko dufite umwuka wera. Imana tuyishimire ko yaduhaye umwuka wera, tuyikomere n'amashoka byara abahungu n'abakobwa. Mbanda yimushubije arabarasanga 61 ruzuye. Ni kandi ntinuriya mubyeyi ntiyakira telefone ye nayo nayitwaye ngo arebe mu ishakoshi, ati n'agasakame yagafunguye, ati ni muntabare. Ajya kurwanya abaririmbyi ngo nagiye muri korari barebashye. Nibwo nahise mbisubiza, nihana kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, mukino witwa iz'ubwenge, gukodesha amazi atarayange, garuka usubire, ubukumbyi n'ubumanuzi. Ndihana ngiye kumva numva ku bitugu byanjye havuye ikintu kingana nka toni, nka kimwe cyavuye ku bitugu bya Mukristo. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Hombeka amaso dusenge, hombeka amaso dusenge, hombeka amaso dusenge. Kandi ndashimira Imana ko iri teraniro ryagize umwanya wo gusengerwa no kwihana. Kandi ndashimira Imana ko umwuka ribereye maso. Ariko nubwo ryihannye, ndashaka guhuza abantu babiri n'Imana. Ndashaka gusengera umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Akavuga ati ngewe ntabwo nkijijwe, ndasinda, ndasambana, ndi umwesikoro, ngira umujinya nk'uwingwe, nkina ikiryabarezi, ndi umupagani. None numvishije ubuhamya bw'uriya mwene data, numva aho Yesu yamutoraguye, ni mu nteratere Yesu wamubabariye nanjye mbabarire. Ndashaka gusengana n'umuntu ukeneye kwakira agakiza aribwo bwa mbere. Kabiri, ndashaka gusengana n'umuntu wahoze ari umurokore akagwa, wahoze uri umukristo, nyuma amaganya y'iyi si n'ibihendo by'iyi si birakuniga, uva mu gakiza usubira gukora ibyaha. Ukimara kumva ijambo ry'Imana n'ubu buhamya, ukaba ugize icyifuzo cyiza cy'uko twaguhuza n'Imana, zamura ikiganza nkusengere. Umuntu ukeneye kwakira agakiza aribwo bwa mbere, n'umuntu wahoze ari umurokore akagwa, zamura ikiganza neza, zamura ikiganza. Yego rata, gukizwa ni none. Hunga uve mu busambanyi, hunga uve mu bujura, hunga uve mu kwikinisha, kuko n'Imana ikikomeje gutanga agakiza. Abo mumanitse ibiganza muhagarare ku maguru yanyu abiri. Imana ikomeye, Data wa twese mw'ijoro, turagushimiye. Tugushimiye ko umugambi mwiza wo kuducungura wawunyuje muri Kristo Yesu. Warakoze kumuduha, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kandi tugushimiye ko ijambo ryawe ari indorerwamo umuntu yireberamo akamenya uko yagenze. Yamara guca bugufi nawe ukamubabarira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengeye aba bana bawe bapfukamye ku birenge byawe. Ari uyu waguye n'uwakiye agakiza aribwo bwa mbere, turabasengeye cyane kugira ngo ubanze ubeze ubatunganye. Ukimara kubababarira, tuyahe imbaraga zinesha ibyaha, bafata ubakomeze, ubarinde gusubira inyuma ukundi, kuko uri Imana ibafiteho umugambi mwiza. Urakoze, turagushimiye. Dusengeye aba banyetorero bapfukamye imbere yawe, barihana ariko ibyo bihannye bakongera bakabisubiramo. Tubasabiye imbabazi, bababarire rwose. Ukimara kubababarira, tubasaba imbaraga zinesha icyaha, buzuza umwuka wera, ijambo ryawe ribe muri barigwiriye, rifite imbaraga n'ubwenge. Urakoze, turagushimiye. Bibiliya iravuga ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, ngo urabyeze ugasanga ubwego intama bwera.
ndasenze cyane kugira ngo weze aba bana bawe ubatunganye, ukimara kubababarira ubaha imbaraga zinesha icyaha, ubuzuza umwuka wera kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze, turagushimiye. Dayimoni uzirikira abantu mu byaha tumufashe mpiri, imbaraga zirwanya abera turazinetararije, dufunze amarembo yose y'ikuzimu. Taka dayimoni, twatuye imbaraga zinesha, twatuye imbaraga zikiza ibyaha, kuko uri Imana idufiteho umugambi mwiza. Urakoze, turagushimiye. Kandi iteraniro ryose turaguterese, tugutereteye muri Kristo Yesu kugira ngo twibuke, nurangiza utwumvire. Wewe wibutse Rasheli ukamwibuka, agasama agatwita akabyara Yosefu, ukamwongera Benjamini. Ndasenze cyane kugira ngo twibuke, nurangiza utwumvire. Urakoze, turagushimiye. Abafite ababo batarakizwa ubibuke, utanga agakiza muri iyi miryango. Ndasenze cyane kugira ngo wiheshe icyubahiro kuko uri umwami w'amahoro. Urakoze, turagushimiye. Reka tugukomere amashyi, reka tukuvugirize impundu kuko uri Imana ihembuye abana bawe, mu izina rya Yesu, amen.